Reka nongere mbaye ikaze rero, karibu mbahaye ikaze kuri Rwanda Jerome Muhirwa. Uyu munsi rero turebe uko Ibrahim Traoré wa Burkina Faso yirukanye ibihugu 17 harimo iby'abazungu byinshi byiganjemo n'ibindi bihugu bya Afrika, ahubwo bikaba bitangaje kubona harimo n'ibindi bihugu bya Afrika bagomba gukumira yaba mu maviza yaba no kujya iwabo. Ese Afrika yaba noneho ibashije kuvuga ngo oya turanze iby'abazungu batubwira? Ese Afrika iramutse ivuze iti twebwe ntago tugomba gupfukamira abazungu bibaho kundi, cyangwa se kudushyiraho agahato, cyangwa se kutwima amaviza, natwe ubwacu twabikora kandi ntabwo tukiri mu bukoroni no kudukontorora? Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ukuntu ibihugu bya Sahel birimo Burkina Faso, Mali na Niger biyobowe na Ibrahim Traoré nabyo byafashe umugambi ukomeye wo kwivuna ibihugu bibagambanira. Ibyo bihugu rero bikaba biri kuvuga biti tugomba guhindura imyumvire nuko Afrika ibonwa, cyane cyane bigendeye ku mubano dufitanye n'abanyamahanga aribo bazungu. Ku muhanda rero uze wumva uko biteye, kubera ko ibi bintu Afrika irimo irakora nayo yivuna umwanzi n'ubuhanuzi bukomeye bwateje umudugararo hirya no hino, ariko nanone bukaba buri mu bwenge bukomeye cyane kuko Afrika irimo irabyuka. Reka turebe rero ibiri kuva muri Burkina Faso uko bari kuvuga. Biri guturuka Burkina Faso Ouagadougou, baravuga bati ku itariki ya 2 z'ukwa mbere uyu mwaka dutangiye 2026, Perezida Ibrahim Traoré yavuze ko ashyizeho ibihano bikomeye ku bihugu byabifatiye ku gahanga cyangwa se bibagambanira. Harimo ibihugu byinshi cyane by'abazungu, hakabamo n'ibihugu byinshi bya Afrika avuga ko bikorana n'umwanzi bagendana kugira ngo bagambanire ibihugu bya Burkina Faso, Mali na Niger. Ibi rero bikaba biturutse ku bintu Trump yavuze, avuga ko nta Burkina Faso uzongera kubona visa, bazabafatira ibihano n'ibindi bihano bya politiki bikomeye cyane bashyize kuri Burkina Faso n'ibihugu byo muri Sahel ari byo Mali na Niger. Reka turebe rero ibihugu by'abanyaburayi by'abazungu Burkina Faso yifatiye ku gahanga. Ibyo bihugu birimo Amerika, Canada, Ubufaransa, Ubwongereza, Ubudage, Ububiligi n'Ubutaliyani. Hakabamo n'ibindi bihugu bafatiye ibindi bihano byoroheje, bavuga ko byoroheje ariko batashyizemo ari mpamvu biba 17. Kubera iki rero ibyo bihugu byafatiye ibihano? Ni ukubera ko ibyo bihugu nabyo byafatiye ibihano Burkina Faso. Ni ukuvuga ngo niba nkoreye ibi nanjye ndabigukorera. Ni ukuvuga ngo rero ibyo bihugu byivanga mu miyoborere ya Burkina Faso, niyo mpamvu nabyo babifatiye ku gahanga, kandi noneho bigashyiraho n'ibihano by'ubukungu. Kuki bishyiramo ibyo bihano by'ubukungu? Niyo mpamvu Burkina Faso nayo yabyivunnye. Ibyo bihugu kandi none bikaba bifite umugambi muremure wo gukomeza ubukoroni hakoreshejwe igisirikare, ubukungu na diplomasi. Ibyo bihugu rero akariyo mpamvu babyifatiye ku gahanga. Ibyo rero bikaba byemezwa ko ku itariki ya 16 z'ukwa 12 umwaka ushize 2025 imbarutso yabyo yabaye ubwo Trump yavugaga ko bafatiye ibihano abaturage bose ba Burkina Faso, ko nta numwe uzongera gusubira muri Amerika. Kuri urwo rutonde rero habonekaho n'ibihugu byinshi bya Afrika byatunguye abantu benshi cyane. Hakaba harimo ibihugu byafatiwe ibihano burundu n'ibindi nabyo bireberwa hafi kugira ngo bitinjira muri Burkina Faso, Mali na Niger. Ibyo bihugu harimo ibihe bitangaje, harimo Ghana, Cameroon, Cote d'Ivoire, Sierra Leone na Guinea Equatorial. Ibyo bihugu byose bikaba byafatiwe ibihano bikomeye kubera ko Burkina Faso n'ibihugu bari kumwe Mali na Niger bivuga ko babigambanira mu bazungu bagizwe ababoyi babo. Impamvu rero batanganiye, reka twumve. Burkina Faso n'ibihugu bibiri bindi Mali na Niger birabashinja ubufatanye hamwe n'ibihugu by'ibihugu by'abazungu kugira ngo babagambanire bateze akaduruvayo muri ibyo bihugu. Guteza akaduruvayo muri ibyo bihugu rero nicyo kintu cyatumye ibihugu bya Afrika nabyo bifatirwa ibihano, kandi noneho no kurwanya ubusugire bw'ibihugu bya Afrika kugira ngo twiyomore ku bazungu. Ibi rero bikaba bifatwa nk'impamvu za politike, ahubwo bitagendeye ku moko. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukubera uruhu, ngo ni ukubera abazungu. Icyo ntabwo ari byo byagendeho kugira ngo icyo gitekerezo kizanwe hanze gifatwe. No, Burkina Faso na Niger na Mali niko bavuga. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni abazungu turabonye ko ari abazungu. No, ni ibibazo bya politike. Niba badukiniye nabi natwe tugomba kubakinira nabi, niko bari kuvuga. Ese ni izihe ngaruka bishobora kugira yaba kuri Burkina Faso? Ni ukuvuga ngo hazabamo intonganya hagati y'ibihugu by'abazungu na Burkina Faso, bazafatira ibihano bikomeye cyane. Noneho ariko ibi ngibi bikazaba
wenda nk'imbarutso yo gushyira hamwe kwa Afurika kugira ngo twivune abazungu noneho Afurika yose ibyukire rimwe. Urumva rero hashobora kuma ingaruka mbi ni nziza, ariko twe tureba ingaruka nziza yuko bizatuma Afurika yiyunga. Ese ni izihe ngaruka bifite kuri Afurika yose hamwe? Ni ukuvuga ngo Afurika ishobora kuzisubiza icyubahiro cyayo noneho viza, biriya bintu byo kujya gusaba viza dusabiriza bikavaho. Nimba batwimye viza natwe ibihugu byacu bikabima, ibyo rero bizatuma Afurika igira imbaraga bihereye muri Burkina Faso, Mali na Niger. None ibyo ngibyo bikazatuma tutirirwa dusabiriza abazungu tudakeneye ko batwemerera ibintu kugira ngo tubikore. No, ibyo bintu bizavaho. Ibi rero bishobora kuzaba imbarutso n'intangiriro yuko Afurika izajya igirana amasezerano n'ibyo bihugu atari ku bwoba, tudakoresha ubwoba, ahubwo ari ibintu bivuye ku mbaraga, kuko natwe nyine twerekanye ko dushoboye. Nicyo kintu kizavamo rero. N'ubwo se ibindi bihugu bya Afurika bizakurikira cyangwa bizarebera gusa cyangwa se bitinye, reka turebe rero. Kugira ngo ibintu bishoboke nuko ibindi bihugu bya Afurika nabyo byose bizahita bikopiya bigakurikiza ibi bintu Burkina Faso na Mali na Niger biri gukora. Tukavuga tuti niba urabona ariko uko byamyemeze, niba viza ari uruhande rumwe gusa, Amerika ntitange viza, u Rwanda rukababwira ati nta viza ihari wenda nk'u Rwanda cyangwa za Burkina Faso cyangwa za Mali na Niger, bakavuga bati no, nibyo bintu bigomba kuvaho yuko viza ari mpanguhe. Viza 10 z'Abanyamerika, viza 10 z'Abanyarwanda, viza 10 z'Ababurkina, viza 10 z'Abanyamerika, gutyo bikaba mpanguhe. Naho ubundi ntabwo bizashoboka. Niyo mpamvu rero ibintu bizashyira imbere ubumwe bwa Afurika, umugabane wacu nuko azongera kugira imbaraga n'ubufatanye bukomeye cyane. Amateka twereka ko rero iyo Afurika ije hamwe, byanze bikunze abamatsi b'ibihugu n'abanyamahanga barahazaharira, imbaraga zabo ziba nke cyane. Reka turebe no mu gusoza, Afurika ntabwo ari urwango Afurika iri kwereka abazungu, ahubwo ni ubusugire n'icyubahiro, kubera ko ibihe by'ubukoroni byararangiye kandi tugomba kurangiza burundu, ibihugu byacu natwe bikaza imbere. Niba Afurika ishobora gukumirwa, Afurika nayo ishobora gukumira. Niba rero wumva ukiye kino gitekerezo cy'ubumwe bwa Afurika, kandaho like. Niba wumva kandi wumva ko Afurika ishobora gufata mu biganza byayo ejo hayo hazaza, iyandikisha kugira ngo uze tukituganira, yaba ibyo ku Rwanda yaba no ku bya Afurika. Ngwino rero nimba wumva ko Afurika igomba kugira ububasha bungana bw'ibindi bihugu, sangiza abandi iyi video kugira ngo nabo bakanguke bamenye ibiri kuba. Nuko rero tubivuga kuri no channel, turi Abanyafurika kandi Afurika iteka izamara Afurika ni umutungo wacu. Kanguka Afurika kugira ngo twivune abanzi, natwe tuze hamwe dusoza umugambi w'ubuhanuzi bw'Uwiteka, ubuhanuzi bw'inkoni ebyiri, ubwo ubwoko bwa Yuda buri muri Amerika bari abirabura, n'ubundi bwoko 10 buri muri Afurika buzaza hamwe bugakora inkoni imwe mu kuboko k'Uwiteka, niho ruzingiye, nibyo bijya mbere. Ndavuga nti rero Afurika, Imana iguhezagire, Imana iguha umugisha, kuko we Afurika turi kumwe nawe, tuzi neza ko byanze bikunze umukino uzarangira dutsinze. Nkambashimiye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, toda haba tov miyot.